bakunzi bacu nkuko mwagiye mudusaba kuzabarebera mu mateka atandukanye y'abatagatifu Kiliziya Gatolika yagiye izirikana ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye byagiye bikora ibintu bidasanzwe bigatuma bihora byibukwa n'isi kugeza na bugingo n'ubu. Uyu munsi nabahitiyemo kubabwira mu mateka y'ibyaranze mutagatifu wamenyekanye cyane muri Kiliziya Gatolika abenshi bazi nka Rita. Mutagatifu Rita yavutse mu myaka y'1381 mu mudugudu wa Roccaporena hafi ya Casizia mu Butaliyani. Ababyeyi be Antonio na Amanda Rotti babonaga ko kuvuka kwe ari impano idasanzwe iturutse ku Mana, kuko Rita yabyawe n'ababyeyi be bari mu zabukuru. Rita akiri muto yakundaga gusura imiryango y'abihaye Imana n'ababikira ba Augustine muri Casizia, kandi akajya ahorana inzozi z'uko umunsi umwe nawe azinjira muri uyu muryango w'abihaye Imana. Gusa ababyeyi be bari baramusezeranyije ko azashyingirwa nk'uko umuco wabo byagendaga ku mukobwa wese umaze kuba umwangavu. Nibwo Paolo Mocini, umugabo mwiza ufite imico ikomeye kandi yihuta, yaje gushyingirwa Rita. Rita atazuyaje yarabyemeye kuko yabifataga nk'ubushake bw'Imana kuri we kandi yumva atasuzugura ababyeyi be. Nubwo Rita yashyingiwe akiri muto, nyuma yaje kubyarana n'umugabo we abana babiri b'abahungu b'impanga. Muri iki gihe Rita yisanze ahugiye mu bibazo bisanzwe by'umugore mu rugo, naho Paolo umugabo we yakoraga akazi ko kuba umuzamu muri Casizia, mu mujyi umwe mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri icyo gihe hariho amakimbirane akomeye yabayeho hagati y'imitwe ibiri ya politiki yarizwe cyane mu Butaliyani. Iyo mitwe yari Guelfi na Ghibelline. Kubera ko Paolo yari umuyobozi muto muri uyu mujyi, wasangaga yishora mu makimbirane yabaye hagati y'amasaka, bigatuma Rita ahora ahangayikishijwe n'umugabo we. Rita ntiyatuzaga kuko mu isengesho yahoraga asabira umugabo we, maze agahora atura ibyo bibazo Imana kugira ngo izagire ikimufasha, kuko rimwe na rimwe umugabo we yajyagaza amutura bimwe mu bibazo yagiranye n'abo bantu b'amashyaka bagiye babangamirana, bigatuma urugo rwabo rutarigeraga rubonekamo amahoro kubera ibyo bibazo umugabo yabaga yiriwemo, bigatuma akomeza abitura n'umugore we Rita. Rita ntabwo yigeze areka gusengera umugabo we, kuko yarakomeza aramusengera kugira ngo azahinduke. Paul yaje guhinduka nyuma y'igihe gitoya. Ahindutse, Paul atashye avuye ku kazi yaratezwe arica. Uru rupfu rutunguranye rwateje Rita umubabaro wakomezaga kwiyongeraho, hamwe n'ubwoba bw'uko yumvaga abahungu be bombi b'ingimbi bazagerageza guhorera urupfu rwa se. Intwaro Rita yitabazaga mu bibazo byose yahuraga nabyo gusa kwari ugusenga no kubaha Imana. Ni nako byagenze, asaba Imana gucyura abahungu be batariyandurisha amaraso y'umuntu wari we wese waba waragize uruhare mu rupfu rwa se. Nyuma y'igihe gito, aba bahungu ba Rita nk'uko yabisabye Imana mu isengesho yagiraga buri munsi, bahise baterwa n'icyorezo cy'amacinya bitunguranye barapfa. Rita asigara ari wenyine, nubwo yari afite umutwaro munini. Yashoboraga gushimira Imana ko bapfuye mu mahoro nta rubanza rwo guhorera se, Imana ibabonaho. Ubuzima bwa Rita bwarakomeje. Rita ubwo yarasigaye wenyine ari nyakamwe, ari wenyine ku isi, kandi nta nshingano z'umuryango agifite. Rita yongera guhindura ibitekerezo bye ku mwuga yifuzaga kuva akiri umwana wo kwinjira mu kigo cy'abihaye Imana cya Mutagatifu Mariya Magadarena. Nubwo byafatwaga nk'ibigoye kuko yari yarabaye umugore, ibitaremerwaga na Kiliziya Gatolika muri icyo gihe ndetse na bugingo n'ubu. Gusa byari bigoye kuko bamwe mu bagize uruhare mu rupfu rwa Paolo umugabo we nibashaka kwajyayo, bituma icyifuzo cya Rita kitaretse cyakirwa ako kanya. Gusa yarazi ko atazangirwa byoroshye, kuko yarazi neza ko ari umugambi w'Imana kuri we. Rita yemerewe kuba mu babikira, aza kwemererwa
na Yohana Umubatiza, Augustine na Nicolas Tolentino kugira ngo bamufashe gutangiza umurimo wo gushyiraho amahoro hagati ya mashyaka yahoraga ahangayikishije, amwe yatubaye n'inkomoko cyangwa imbarutso y'urupfu rw'umugabo we. Rita akigera mu kigo cy'abapadiri cy'ibihaye Imana n'ababikira, hari igishyitsi cyumye. Rita yatangiye kukivomera. Icyo gishyitsi nyuma y'igihe gito yagitangira kumera. Icyo gifatwa nk'igitangaza muri byinshi Rita yakoze, akorewemo n'umwuka w'Imana. Rita ku myaka 35, Rita yiyemeje gukurikiza itegeko rya kera rya Mutagatifu Augustine. Yitanga n'umutima we wose, agurisha imitungo ye yose, ayifashisha abakene, aharanira no kubungabunga amahoro n'ubwumvikane mu baturage ba Kaziya mu Taliyani. N'urukundo rutanduye, Rita yifuzaga ko abantu benshi baba umwe muri Yezu Kristo, kandi yari afite icyifuzo mu kigo cy'ababikira kirakundwa n'abandi ku buryo budasanzwe. Umunsi umwe ubwo Rita yari afite imyaka 60, mu buryo butunguranye yagize igikomere gito ku gahanga ka Rita. Nyuma y'imyaka 15 yakurikiyeho, Rita yahoraga abwira abantu ubutumwa bwo kwiyunga no gusabana na Nyagasani. Yahoraga abwira abantu kwitanga bashize amanga kugira ngo abandi badafite uko bamerewe bagire uko bamererwa neza ku mubiri biturutse ku mitungo yabo ngabo. Mu myaka 4 ya nyuma y'ubuzima bwa Rita yarafungiye mu buriri, kandi yashoboye kurya bike ku buryo yakomezaga no gufata ukarisi, kandi ubwo yari afite imyaka 44 yari intangarugero ku bandi babikira bari mu muryango ndetse n'abantu bose bazaga kumusura. Kubera kwihangana kwa Rita byaje gutuma akomeza kujya asurwa, kandi abantu babona ko ari umuntu udasanzwe. Biza kurangira Rita ageze ku misiyo ya nyuma arapfa, kandi abamubaga hafi bavuze ko atigeze apfana agahinda na kamwe. Umwe mu bamusuye mu mezi make ya nyuma y'urupfu rwe ni umuvandimwe wo mu mujyi yavukiyemo, Rocca Polina. Yahawe amahirwe yo kwibonera imbonankubone ibintu bidasanzwe byakozwe n'ibyifuzo bya Rita. Bamubajije niba afite ibyifuzo byihariye. Rita abasaba kumuzanira ururabo rwa roza rwo mu busitani bwo kwivuka iwabo wa Rita. Bari kuzana ashimira Imana. Hashize igihe gito Rita arapfa, ariko ubwo haciyemo imyaka Rita agirwa umutagatifu na Kiliziya Gatolika. Niyo mpamvu yibukwa buri tariki 22 Gicurasi buri mwaka muri Kiliziya Gatolika. Hari ibikorwa byinshi yagiye akora bituma uyu mutagatifu aribwo yibuka hifashishijwe ururabo rwa roza nk'ikimenyetso cyo kumwibuka. Abizera uno mutagatifu ko ibyifuzo byayo